isabato irakomeye, ifite agaciro, twe kuyikandagira, twe kuyisira ibanga, ahubwo reka tuyereze, reka tuyiruhuke, reka tuyeze, tuyihe agaciro kayo, kuko umuntu azajya mu ijuru nuwubashye by'ukuri kandi akitondera isabato y'Imana. Abazajya batubashye isabato n'abazaba batarumvise, n'abazaba narimo atarigeze bumva isabato mu matwi yabo, nibo nasomye ko ari bazajya mu ijuru bonyine. Utarigeze yumva agaciro k'Imana k'isabato ngo kagere mu matwi ye niwe uzajya mu ijuru, ariko uwayumvise isabato agaciro kayo ntayubahirize akayishyeshyenga bavuga ngo ni iminsi kindi yose, mu ijuru ntabwo azakandagira. Reka muri aya masaha birashoboka kandi birumvikana ku isabato twayize mu gitabo cyitwa Intego n'Ibyuma bihagaze neza, niho bavuga ngo imirimo ngo ibyaha tuha agaciro gakeya ngo imbere y'Imana ngo nibyo bifite agaciro gakomeye. Mu byumve neza, ku byo bavuze ngo n'igihe uvuga ngo asikiwe tukabifata nk'akantu ukoresha kubwira umwana ngo mu ijuru babifata nk'aho wishe umuntu. Rero burya kwa guteka urunyanya, kwa guteka igitunguru, kwa koga ku isabato, ibyo ufata akantu gatoya niko kazakurimbuza utabizi. Reka twihane, reka twisuzume, twongere dusubire mu mateka ya kera, nubwo ntacyo yatumarira ariko yatwibutsa byinshi. Nubwo kwera twagize mu gihe cyashize ntacyo byamara uyu munsi, ariko mu by'ukuri uko twakira ubutumwa, kuko iteka ryose umuntu yakira ubutumwa aba afite ishyaka ryinshi, ku buryo ikintu icyo ari cyose bakubwiye ngo n'isi wayikorera ufite ubushobozi. Reka twongere twihane.